right kuwa kane, so ntabwo tuzabona muri practice. Rero tugiye guha Papa Ezra ijambo, niwe ufite ijambo rikuru. Aricyo nshaka kuvuga kimwe ko igihe cy'Imana iyo kigeze izigisoza, ititaye ngo warababaye, ititaye ngo wararurize, ititaye ngo warapfukamye, ikabikorera igihe cyazo. Rero Imana yo mu ijuru, Imana naboneye muri Fosque, yego gupfukama izamurira ibiganza nidangiza ngomeza ikiganiro ko nabigambiriye. Ana ndagushimiye kuko iyo vuga urasohoza. Nyuma amagambo atari menshi, ndashima Imana kuko runo rugendo rw'urusha rwacu nashinze 2023 kuzwe kugeza ubu yaribaye igihe imyaka 2.8. Iyo myaka 2.8 twahuyemo n'amaobstacle atandukanye, ariko ikintu nshimira Imana, ndashima Imana kuko yarinze umutima wanje ikanamfasha. Intambara ni nyinshi ariko ntizibuza icyo Imana yavuze ku muntu kugira ngo kigegweho. Rero ndashima Imana ko mpagaze muri Joyous ndi kubasezera. Kubasezera biragoye pe, kuva hano, kuva muri uru rusengero biragoye kuko hari ibintu kenda kubita kw'ikimibari, nakubita kw'icya overnight, kareba ukuntu abantu baza bataha kare, nkama numva agasereri mu mutwe. Abaririmbyi bake b'abawushipurika tugiramo hano baza barara muri overnight bugaca. Umuntu wabikoraga nawe ni Frank. Jewe igituma njye mbikora discipline. Iyo ndi mu materaniro mba nyarimo sinsohoka, sinzaja no hari hanze ngo ngiye ku nzamuka nimba ari hariya muri rantuze nkahita ngaruka, kaba afite urgence ikomeye. Rero bavandimwe, twakoranye umurimo w'Imana neza. Ndashima Imana ko Joyous yanyakiriye, Fosque ikanyakira, Mama Bishop na Bishop bakanyakira. Ndibuka bwa mbere tukicara muri ofisi hejuru, nababwiye amagambo, nababwira ngo simfite pfu, simfite ruguru, ariko mfite Imana. Ayo magambo nabwiye Bishop kubera ko nta ministeri nari nzi hano, ndamubwira ati ndi umugisubizo. Ari igihe kinini ndi kwiga ku rusengero ngomba kujyamo, zirangora nyinshi kubera ko nabonaga burananga akavuyo, ariko Imana ingirira neza, mbona orientation, ndaza ngera hano. Ibyo navuga byose mbere na mbere ndashimira Bishop. Mama Bishop, ndabashimira ibintu bibiri. Bishop ni umubyeyi ku bintu nka bine. Ikintu cya mbere, yakira umuntu akabana nawe, ukaba umunyamakosa akakwihanganira, byashoboka akakubwira, bitakunda akakureka ukivanamo wenyine. Ndashimira Bishop ikintu, ariko ejo nzovuga, kareka nzamuvuge online. Bishop namukundiye ibintu bibiri bikomeye, nta marangamutima yo mu mubiri agira. Ahangaha ngarumva ngo
ngo mwatunganye ngo aze ngo abinjiremo. Ashobora kumva amakuru rimwe akanayatohoza cyangwa akabireka, akagenda agakurikirana isoko ry'ikintu iyo kiri, yamara kuhamenya akaguhamagara, nta agaciro z'ubuze. Bikamurekera. Ndashimira mama Bishop ibintu bibiri agira ukuri kwinshi ntagutinya, ngo uri umusitare, ngo uri umuki, arakubwira. Babwire n'abantu bari kubyara cyangwa mwamuje gushaka, nimutagira indangagaciro zimeze gutya muzasenya mukiri bato. Umugabo agizwe n'amahame, umugore agizwe n'indangagaciro zo gukunda umuryango no kuwukorera no kudapapaza kugende kabiri. Ndasoje mama Bishop, ndagushimiye. Ndibuka aje kumubwira ngo mfite ubukwe, arufashe nuko aho hari amarangamutima, reka mbareke nuko mama Bishop, ndagushimiye. Ibindi nzabivuga ejo hano, nzabivuga nzuzuna namuya kandi nzabivuga ejo. Hanyuma Joyous twarabanye mu ntambara zikomeye. Uyu muri mugira intambara, ariko ndabashimira ko mwihanganye. Jewe mu miterere yanjye kuva ndi mutoya, twavuganaga ikintu, yaba mukuru wanjye yaba mama yakinyura ku ruhande tugahita dushwana. Twavuganye gutya, ugenda gutya, jewe ndi muri uno murongo, ugarukemo tugende cyangwa urekeje nkomeze. Nuko uriya mugabo uri gufata kamera hariya n'uwi Bukavu, twahuye nawe, twabanye nawe mu nzu imyaka 2, yitwa Jivure. Twarabanye, arabizi. Nimba tuvuganye ikintu ni yego, nimba aciye ku ruhande ni ibibazo. Nabo twabana bose naho nakoreye muri Sepake. Ariko Joyous agiye kubabwira ibintu bibiri, bana ba mama, mugende mukunde ibintu bibiri. Igihe uri hano umutima ntukagucira urubanza yo kudahari. Igihe udahari umutima ntukagucira urubanza kudahari. Uzaza ukore mu gihe cyawe, usoze ugende. Ibukavu narakoze, ndasoza, Imana irandekura. Hano iki nicyo cyari iki kuri pe. Ndashima Imana kuko igihe cyaje nari nsigaje muri Kigali cyarangiye. Joyous babwira ibintu bitatu. Mugende mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga. Mubikundire ibintu bibiri. Imana izihindura ubuzima, Imana ikaguha umurongo w'ubuzima, Imana ikaguha umurongo wo kuba muri sosiyete. Muri Joyous iyi ngiyi nta muntu nigeze mbana nawe nabi. Mwabishima mutabishima, ngewe mukongomani nta muntu nigeze mbana nawe nabi. Umuntu mu mutima wiwe twabanye nabi ni umuntu tutumvise ibintu kimwe ku mpamvu ziwe runaka, yashaka kuzana mu murimo, ariko ku mpamvu z'itorero na Mwuka Wera nta rubanza afite. Muri Fosque ejo nzabivuga mpagaze hano, nta rubanza afite. Narebye umuntu n'abafitanye nawe ikibazo ndamubura, habayemo utuntu n'utundi, ariko zose zaganishaga ku cyiza. Amen. Siko kuri
nta rubanza naripimye gusa ikintu gusa cambabaje ikindi kirambabaza numva kigiye kumbwira yito ndashimira bande yego ndashimira bande Amen. Kuri bande ndababwira ikintu kimwe, aba bahungu ni inshuti zaje. None ku kintu kijanye ababaza banyikiriza mu mwuka cyane, ikintu cyose kitagenda muri bo ntibishoboka ko kuruvisiyo kiranana, ntibikunda. Ariko Imana izabane namwe basha, muzakomere, komeza umurimo mutinumva, Imana izihemba, Imana izihemba. Hanyuma rero ngiye gushimira ubuyobozi bwacu yose twakoranye. Ndashimira Pasiteri Beni. Pasiteri Beni naramutsimbuye za guhindura amatwara y'ibintu bikomeye cyane, bikomeye. Ku ngoma ya Beni ako kantu muzagakate. Ku ngoma ya Beni ariko nzaninga simbizi, Imana izamfasha. Ya birashoboka, zana inka, igihe cyawe cyo kuva hano ntikiragera, ntukitoto. Urugendo twagendanye nawe si rugufi, kandi ntiwari koroshe. Intambara za nijoro twarazigwanye, iza ku manywa twarazigwanye. Ugomba gusohoza ikivi cyawe. Umuririmbyi twasanze hano, umuniga, intangarugero, umuhanga, uca bugufi, ubwenge bwinshi, utandukanye n'abandi bakobwa bose nabonye kuri aka gatuti aka sa n'inkumi. Uyu mwana w'umukobwa uyu ufite umugisha icyo akora, Imana yaguhaye umugisha uzawubona mu buzima. Ariko irindi jambo nzavuga nzabivuga ejo, umubyeyi mukuru yicaye ya Bishop nzakuvugaho. Trezor washatse, inshingano zigiye kuba nyinshi. Ndakubwira ibintu bibiri. Processus yo kuja muri Amerika ni urugendo shuri, urugendo shuri. Twaraganiraga, waruzi ibintu uko bimeze, ariko ndagusaba ikintu kimwe, hano uzahabe, uzafate igihe ufite
iminsi mike usigaranye cyangwa imyinshi, uko Imana ingana, uko Imana yiporogaramu tuzayirenza. Ukacika intege, uzakomere, hanyuma ufate umurimo ukavaringa situwasiyo zose uzirangiza. Sengo Joyous ukunsimbuka. Sengo ni seri, agira discipline, akunda umurimo. Uyu niwe ejo azoha inshingano nakiraga zo gusengesha, zo gucaha, niwe nzozisigira. Rero ibi nizabivuga ejo. Mugende muba abagabo muri uyu murimo, mugende muba abagabo, ntimugacike intege, muzasoza ikivi muvanga mugisoje. Clovis iraguruka, Samari nibasigarane telefone yawe numaruze hano. Ngwino nawe Kado. Muze mwebwe hano. Hano sinzi uko mbikura noneho. Hano mu bantu twavuganye aba mbere, umunsi wa mbere nkora Perezida, uyu twavuganye agatuti ka mbere bambahaze. Twari tutaramenyana cyane na Clovis na Samu, ariko Samu turakenda tuhagarara muri parikingi, arambwira ngo komere. Arambwira turi umuririmbyi mwiza, kandi ufite amavuta, kandi ufite ijwi ryiza, ariko ibintu bijanye na zino instrument turabimenye, turabishobora, ariko ukomere uzabishobora. Clovis we twari tuva hamwe mu karere kamwe, ahantu hamwe, sibyo ko tutabanye, desho yese aza hano. Abangaba nizo mbaraga zacu hariya. Abangaba intege nke zo kugendera kuri bino byuma, abangaba nibo tukavaringa. Ndashaka kubasaba Clovis na Samu na Olivier ahari, Imana yaramuzanye, na Mbangutsi na Musabwa. Umuririmbyi wese uzaza kuri kano gatutu udashoboye, uzamufata ukuboko, mwambaye hafi, mufata ukuboko, muranzamura, mungeza ku rwego rwo kuririmba mu masitade y'igihugu. Nibuka bwa mbere performance ya mbere nakoze ikomeye yari muri overnight twakoreye ahangaha irangiza 2021 na rimwe tuja na kabiri ngo ndirimba muri Gisubizo. Iyindi nayikoreye muri Canal Olympia, ariko abacuranzi navuga ko banzamuye muri kino gihugu abangaba. Mani bamubishasha, abagabo intwari, twarasohokaga mukambwiraho nakoshe, ariko basigiye umukoro. Umuririmbyi wese uzoza hano uzamufata ukuboko utivuvuze, hanyuma igihe cyanyu cyo kuva no tikiragira timukabura hano
Kado nzamuvuga nawe hejuru nk'umuririmbyi waje dusanga icyo tutahujeho ni kimwe, ni umwanya wiwe, ariko Kado ni umuririmbyi mwiza. Agatuza k'uyu muhungu karakomeye cyane kurusha kanje, imbaraga ziwe. Kado ndakubwira ibintu bibiri: uzakunde gusenga, ukunde guca bugufi, nurangiza ukunde iyitere. Akandi ngiye kuvuga mukupe, ariko agira umwanya muto. Umuririmbyi simvukana nawe, gusa indangagaciro zimuranga zatumye mukunda ntitaye ngo iki n'iki. Bebe, ndakubwira ibintu bibiri: igihe ukiri hano ukore mu bicaho, ikindi azi kunenga. Iyo wakoze nabi arakubwira, iyo wakoze neza arakubwira, atitaye ngo uri umuyobozi cyangwa turi umuyobozi. Izo ndangagaciro z'ubugabo uzikomeze, hanyuma uhagarare hano. Trezor, haguruka, wari wagiye. Kinashaka kubabwira ko muri bane, ibindi nzabikora ejo duhagararanye aha ngaha. Ngiye kubibabwira hano mu ibanga rya Joyous. Murakoze. Turashima Imana ko ikomeje kudutiza ubuzima. Ubuzima nibwo bwa mbere, niko Ben yavuze. Kuba turi bazima turashima Imana ya Isiraheli. Rero turashima Imana ko ari data idukunda kandi twitaho. Iyo niyo mugenga wa byose, ibifite kalendare y'igihe. Yari izi ko uyu mugoroba, umunsi utari uwa repetisiyo, n'abatajya baza kurepeta igihe dufite repetisiyo bazaza, turimo gusezera Papa Ezra. Rero ndashima Imana ko ni umukozi w'umuhanga, kandi ibyo ivuga ijya ibisohoza, twebwe tutaba tuzi. Mukongomani tumaranye igihe hano, si mushasha, ariko watubereye umugisha. Niyo mpamvu nyifuje kuza hano kugira ngo tubane mu mwanya wo kugusezera. Bibiliya Itangiriro igice cya 2 umurongo ngira ngo wa 24, niba nyibuka, haravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Abo si bo bantu bakomeye mu buzima bw'umuntu. Uzosiga papa na mama, ubane n'umugore wawe akaramata. Kuba wari uri hano imyaka nimba ari 2 cyangwa irenga utari kumwe n'uwo Bibiliya yavuze, nibyo bibabaje kurenza ibindi byose twovuga. Rero duhagaze hano dushima Imana kuko Imana yaguciriye inzira, ukaba ugiye gusanga umudamu n'umwana wawe. Imana niyo yabiteganyije, yari izi ko igihe cyo kuba muri Foursquare niki, kandi ndashima Imana ko wagikozemo neza pe. Igihe wabaguhari, igihe utabaguhari nyine ntiwabaguhari, kandi nabwo warakomenekaga. Mu baririmbyi bari hano, Mukongomani ari mu bantu twicaranye muri biro yanje. Hari abantu batazi biro yanje kandi bamaze igihe hano, ariko ari mu bantu twicaranye amasaha arenze 2, kandi ndahamya neza ko ibyo twaganiriye byangiriye umumaro, nawe bimubwira umumaro. Rero kuba uyu munsi turimo kugusezera ni ishema rya Foursquare, ni n'ishema ryawe, kuko hari abaza tukabana kandi tukabona baragiye, ariko umutima buriya wo gusezera ni mwiza. Buriya iyo abantu bakwakiriye bakishima, tujya tugira n'imbaraga zo gusezera, kuko gusezera ni byiza kandi bibaho mu buzima. Nimba nyine Bibiliya yaravuze ngo uzasiga papa na mama, ni ukuvuga ko gusiga Joyous no gusiga Foursquare no gusiga izindi nshuti zose, ibyo ni ibintu bisanzwe, kuko Bibiliya ntiyabivuze. Abo yavuze bakomeye ni ababyeyi.
rero igifite agaciro n'igifite umumaro no kuhabana n'umudamu n'umwana wawe n'abandi benshi ugiye kugira. Rero imitima yacu iranezerewe cyane kuba Imana yaguciriye inzira. Ndashima Imana kubw'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni uko Imana itahemukiye kwizera kwawe. Ndibuka tuva muri Australia, nyana bimwibukije, yahagaze hano turi online aravuga ngo ningeza mu kwezi kwa munani ntarabona visa yo kuja muri Amerika sinzosubira muri ambasade gusaba visa. Mujye online. Wa mugani wa Scovia, noneho amezi yaragiye kuba ngahera ukwa munani kuri hafi, dusigaje ivyumweru kugira ngo twinjire mu kwa munani. Ico yavuze buri abantu bajya bagenda bakagarura ivyo wavuze bakabihuza naho uri none. Iyo kwa munani kuja kugusanga hano nukuri ndabizi ko nyene social media ni social media, ariko hashimwe Kristo ujya utuma ivyo twizeye kandi kwizera kujya kugenda kukagera mu bubiko bw'Imana kukatuzanira ivyo twebwe tutari tuzi ko bigomba kutugeraho. Kwizera wagize ukabasha guhamya, ukabihamya, ukabivuga, isi gukurikiye n'itorero rya Foursquare. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro kuko yabisohoje ukwezi kwa munani kutaragera. Icya kabiri, ndashima Imana yo mu ijuru itajya yongera gutererana kwizera kw'abayemera. Ndibuka muri uyu mwaka nanone umushumba witwa Joseph yari ari mu itorero ryitwa riri muri Ayiwa, ari mu giterane. Avuga ko yakurikiye indirimbo yawe ukunda kuririmba mu bukwe y'igikongomani, iramufasha. Hanyuma abwira iteraniro mu giterane cy'abantu benshi, arababwira ngo mureke dusengere mu Kongomani, uyu mwaka tuzamubone muri Amerika. Yabivuze niba nibuka neza inko mu kwa gatanu, hagati y'ukwa gatatu n'ukwa gatanu cyangwa ariko ni muri aya mezi ya vuba. Arabivuga barasenga kuba Imana. Buri hari igihe abantu bagiye bavuga ngo buriya ashobora kuba yahanuye cyangwa yabivuze mu mwuka ariko ko bidasohoye. Hashimwe Kristo nanone ujya udusohoreza kwizera kwa, ariko umuntu avuga mu kwizera abantu bakabijyana mu buhanuzi. Ibyo watuye mu kwizera niyo waba utari mubibonera inzira, Imana yo niyo kwizerwa izibisohoza. Mpagaze hano nshima Imana ko yashohoje ibyo bintu. Mpagaze hano nshima Imana ko ibyo wivugiye uhamya ngo niba Bishop avuye mu rugendo agahitira ku gatuti ijambo rya mbere agasaba buri muntu wese kuvuga icifuzo kimuri ku mutima, ugahaguruka tukagisengera kandi ukizera ko Imana igikora. Imana isubije bibiri mbere y'uko umwaka urangira. Icawe bica umugabo wa Nyakazungu yashimye ku wundi wa gatatu nyuma y'imyaka 7 umugabo abona ivyangombwa. Nyuma y'imyaka wari umaze Imana iguhaye visa usanze umuryango. Mana uri uwo kwizerwa, twarakubonye muri iri torero, dukomeje kukubona kandi tuzakubona. Turakwifuriza umugisha w'Imana, ya Mana wabonye mu buzima bwawe ndabizi urayizi, mujya muvugana. Uzayikomeze muri kiriya gihugu, muri imbaraga zacu. Kuba mugiye muri kiriya gihugu twungutsa andi maboko. Niba twari dufite aba Foursquare 100 ubu baye 101, ni izindi imbaraga na amaboko. Mu by'ukuri n'ukwaguka kuba Imana ibyemeye mbere y'uko uyu mwaka urangira. Imitima yacu irishimye, twifatanyije nawe kwishimira icyo Imana yakoze mu muryango wawe. Umugisha w'Imana uzagendane nawe, tuzagukumbura ibyo ni ihame mu materaniro, kunezeza abera, mu ndirimbo zitandukanye. Ibyo tuzagukumbura, ariko hariya sikure tuzajya tubonana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tuzajya duhurira online, yabivuze Scovia. Niba mugiye hariya hano ntimukahibagirwa, kuko twishimira kubona mugenda, ariko nanone twishimira kubona mugaruka. Mujya mugaruka mu biterane by'urubyiruko, muri Ignite n'ibindi. Tuzajya tukuriya wari umukire hano haribwiye kuba umuherwe. Uzajya ufata timu muzane n'abandi bose, muze mu giterane, nta yindi mpamvu ikuzanye, mu giterane gusa. Kandi ibyo turabyizeye kuko bizaba. Imana izagendane nawe, watubereye umugisha pe, mu itorero, mu muryango, mu buzima bwa buri umwe n'umwe hano muri Joyous.
bamuhaye mikoro afite ikintu kimwe yo kuvugaho. Mu by'ukuri ndagushimira, bagiye babivuga cyane na perezida yabivuze, buriya ujya wemera umuntu ugira amahame mu buzima. Nubaho utagira amahame ukajya ujyanwa uyu yavuga ugatembereye, yavuga ugatembereye, bizakugora mu buzima. Ariko nugira amahame jya uyahagararaho. Mukongomani iyo ari umweru n'umweru, iyo ari umukara n'umukara, nta gutinya ngo uri umuyobozi cyangwa akubwira nyine uko iwe abyumva, uko abyemera niko abikora. Rero Imana yo mu ijuru yaguhaye uwo mutima, izawugukomereze. Ugiye mu gihugu gishasha, ugiye mu rusengero rushasha, ugiye guhura n'abantu bashasha. Za mbaraga cyangwa wa mutima wazanye hano n'ubundi naho utahamenyereye, ndahamya neza ko nahariye Imana izagukonekita n'ababyeyi beza, kandi turabizi barahari cyane, n'abaririmbyi n'abakristo ndetse n'igihugu. Umugisha w'Imana uzagendane nawe, turagukunda. Murakoze. Ababishumba barakoze. Mbere ko duha Papa Ezra umwanya, murabizi yabonye ibipapuro bitinze kandi afite flight kuwa kane, so ntabwo tuzabona muri practice. Kuba byiza ko twese tujya kumusezera ku kibuga, ariko twatera ambutiyaje. Niyo mpamvu twavuze ngo twebwe tumusezerera, sibyo? Kuwa kane tuzakomeza practice, sibyo byiza? Rero turashima Imana, mureke dushima Imana ko twabanye na Papa Ezra. Wihanganire muso nyinshi, ariko nasabye Imana ngo Imana ibifashe. Ndazigira. Ejo bundi narebye ya Eric arimo gusezera muri Karuvali, ndi mu rugo ndarira. None wana ukajya ngo popularizwa n'iki? Ndarira pe. Iyo umuntu asezeye umuntu biragoye gutandukana n'inshuti n'abavandimwe, ariko kubera ari inyungu nziza tugomba kubishima Imana. Turashima Imana yaturinze igihe tumaranye na Papa Ezra, ni igihe kinini, sibyo? Murabizi yaratuyoboye, manda itararangira, biba ngombwa ko ajya kwiga mu gihugu cya Kenya. Aragenda, ariko Imana iramutugarurira, turabana mu by'ukuri, kandi yaritanze bishoboka. Turabizi twese, ntabwo ari inkuru mbarirano, n'ibyo twabonye. Papa Ezra yaritanze muri uyu murimo wa Joyous, yakoze mu gihe cye, sibyo? Yakoze mu gihe cye kandi agikorera neza, abikora neza kugeza ubu agiye kudusiga. Rero turagushimiye, nukuri mujye mureka dushimire umuntu akiriho, kuko Papa Ezra yarakoze. Nayibonye muri iyi minsi ya nyuma, yakoresheje imbaraga zishoboka, kandi ntiyari azi ko azabona visa, ariko yarakoze. Turamushimiye imbere yanyu mwese. Ni byiza ko umuntu natuvamo akajya ahandi, tujya tuvuga imirimo ye akiriho, kuko ni iby'agaciro. Kongomani, akazina ka Mukongomani sinzi ukuntu kaje, yesi ngakunda, ariko abandi baragakunda. Yitwa Bisama Alexis. Mwamuzi Bisama? Abaruzi iryo zina? Okay. Yitwa Bisama Alexis Mutebutsi. Ese na Mutebutsi ni ryawe? Bakubya ngombwa? Okay. Abakongomani bagira 3 n'ibyo. Mutebutsi. Alexis yatubereye ibyishimo mu murimo, yatubereye mujyanama. Ni byinshi twagiye tuganira ku by'umurimo. Murabizi atanga inama nziza kandi zubaka. Ndabizi aho namugiriye
mu buyobozi bwa Joyous nakomereje gukunda agaciro ziwe yaragiraga kandi narazikundaga pe. Yari afite principe nziza, abantu barambwira ngo ugomba guhindura principe za President Alexis. Nababwira ati aho kuzindura ahubwo ngiye kuzikomeza. Kubera iki? Kubera ko yari afite ubuyobozi bwiza kandi ufite icyerekezo. Dusize hari gift yateguwe n'ubuyobozi, kandi mbere ko dutegura gift uretse turateganya kuyimuha ejo mu materaniro. Twese n'abataje baje arabatabonetse ariko bazaboneka ejo. Bifuje ko twayimuha ejo mu materaniro kuko ndabizi afite gahunda ejo hano, mwabonye kuri afishe. Rero ejo muzaze tumuhe gift, kandi mu by'ukuri gift dutanga ni nziza. Tumuha go ahead akatubwira icyo ashaka, tukumuha gift ashaka. Rero turashimira ubuyobozi SG n'abandi bayobozi ko bayiteguye gift nziza kandi imunejeje. Azaza yibukiraho, iyi ni simbole ntoya gusa, izazimufasha kwibuka Joyous. Kandi twayivuze dutangira, hari benshi bagiye twongere kubabona, ariko twamusabye ikintu kimwe ko kubera ukuntu yakundaga umurimo n'ishaka yarafitiye itorero na Joyous, ko tuzakomeza kubana nawe. Kandi ku rubuga rwa Joyous arahari ibikorwa bya Joyous byose azabikomeza, kandi ndabizi Kongomani azabikomeza. Rero reka tumuhe umwanya kuko mu kanya gato afite indi gahunda, hanyuma nasoza turasaba Pastor. Kamana nshimire uyu mugabo Papa Ezra, igihe kiwe yabaye intwari. Genda bizi ko uyu mugabo akenshi hari ikintu kigiye kigora wenda turaziranye ku magroupe cyangwa se abaririmbyi, akenshi umuntu asa nk'agize femu, hari ukuntu ugiye muca mu bantu. Ntimubizi iyo umuntu atangiye kumva ko abaye umusitari, hari ukuntu ahita ava mu bantu ngo abaye umusitari. Ikimenyimenyi siko nk'ibyo bivuze. Njyewe uyu mugabo twabanyeho mbere i Butare, igihe nagiye ku ishuri, aza i Kigali, tugira Imana biramuhira, tukajya tumubona ku mateleviziyo. Nyine byarabaye umuntu udasanzwe. Tumusanga hano, ariko ukuntu umuntu agutanga mu mujyi agasa nk'ashaka kwemeza ko yagutanze i Kigali, ariko we iwe twamusanze i Kigali yarafatishije, aguma nyine kuba wa wundi, kumva nyine ntiwatinya kumubwira ikintu runaka. Ariko ikintu mushimira cyane, uyu mugabo yakundaga amateraniro. Yazaga gusenga ku wa gatatu, akaza gusenga ku wa gatanu, akaza gusenga ku cyumweru sabisi ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, agafata umutipe. Uyu mugabo nyine ukabona ko kubona umuntu umusimbura bigoye. N'uyu munsi icyo nzi cyo, nta muntu usa n'undi, nta n'impamvu zo kugereranya abantu, ariko bizatugora nyine kubona umuntu umeze nka Papa Ezra. Bisa yarakoze, kandi yari open ku bantu benshi, yari umuntu sociable ku bantu benshi, kandi ufite umutima wenda wo gufasha. Yarakoze, kandi ikindi yakundaga gusenga, agakunda n'amateraniro. So wenda natinze, njye ndamushimiye ku ruhande rwanjye, yambereye umuntu mwiza ku buryo n'ibyo wenda ntavugira aha ngaha yaramfashije cyane. Ku munsi wa mbere ngera aha ngaha, I think hari nko mu kwa mbere, umunsi wa mbere nakoze mu gatatu, hari mu kwa mbere hari 2023, yarampamagara arambwira ngo mwitegure ngo uze kuzakora mu gatatu. Urumva nagizemo nyine nkakoba yo gukora mu gatatu. Bwa mbere ni mu bantu benshi, ariko nyine agatubwira ngo genda urabikora, uze kurimba mu gatatu. Numva nyine kuva uwo munsi asa nkaho yamfunguriye irembo, kubera ko wenda iyo ataza kubikora wenda ntabwo byari kuba nko kwemeza uyu munsi. Kandi nzi ko atabikoze kubera ko wenda ari ngenzi ko umuntu wese uri capable yo gukora ikintu runaka.
yari umuntu rero peni kwanu nyine gufasha peni gufasha so barakoze of course turabaye kubera kugiye ariko nabwo twari kwishimira ko udahura n'umuryango nabyo ni byiza gusanza umuryango turamukiriza umuhungu wawe n'umufasha wawe mani komeze barinde. Amen. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Ndabengora kuvuga mu bantu benshi bakumvuga vuba vuba. Ariko njya mbona abantu iyo bagiye muri Amerika kongera kuvugana nabo cyane rimwe na rimwe niyo bagarutse kubera abantu benshi baba babahundagayeho bashaka kubasuhuza ngira umuco mubi wo kutongera kubasuhuza kubera abantu benshi mbona bitayeho cyane bigatuma sinzi niba bigatuma nyine ugiye kongera kumwisanzura ahagarutse bigora. Rero ngize amahirwe yo kumuvugisha gihari yo kubivuga hari kwenda nagaruka sinzi uko azaza ameze. Reka rero mubwire tukiri muri mudi imwe tucyumva neza nk'uko tumuzi cyane. Ndashima Imana ko yakoze iyi mirimo. Hari uwa kane wigeze gushira sinari nagumanura umutima gusa warambwiye ngo musengere. Anatekereje ndebye ukuntu akunda amateraniro niwe muntu n'abandi bajya babikora ariko kuko ari umunsi wereka ariko ari we wenyine tuvuga hatagira ukomereka akavuga ngo nanjye njya nicara ariko ntibamvuze ariko uyu munsi ni umunsi we nawe nugenda tuzakuvuga cyangwa tuzanakuvuga ugihari bitewe n'impamvu yabaye ariko reka tuvuge we wenyine. Nkurikije imbaraga agira mu kuririmba, nkurikije amafishe aba ariho, nkurikije imbaraga afite mu bantu bamuvuga ntabwo ari ku rwego rwo kwicara nyine. Nkurikije n'umuco nanone uba hano w'abantu bamaze kujya ku mafishi menshi ni bakeya bicara ku ntebe y'imbere bafite Bibiliya, bafite igitabo, bafite n'ikaramu. Uwo ni umuco nabonye. Hari umunsi yigeze gutira bike kuko mwitaho cyane ko akunda kwandika. Yasabye bike atari njye yisabye kuko nahise muhereza bike navuze ati ngiye nubwo nakwandika kubera ko arabikunda pe hari n'igihe mba nyifite sinanandike nsanga barayimuhaye ndongera ndayibika ntabwo yabibonye nta nubwo abizi. Natangajwe n'ukuntu uteye umwaka umwe ugashira undi ugashira ukajya kuri afishe ugakomeza ukaba wa wundi. Ikindi mukundira simwita reka mwite kuko wenda muri rusange bamwita ni umuntu ugira nimba ikintu yagihagazeho nubwo mwese mwaterana nubwo mwaburana nubwo yasanga ari we wenyine ufite icyo gitekerezo apfa kuba afite impamvu yacyo ntashobora kukivaho. Nimushaka mu mwange nimushaka muvuge ko yiyemera nimushaka uko mubishaka apfa kuba afite impamvu agihagazeho ntashobora kukireka. Ikindi cya gatatu hari ukuntu tujya tugira veye tukagira amateraniro tukavuga ngo yabaye menshi. Nanjye ubwo nkavuga ati ingendo zanjye za Rusororo Kimironko si byabaye byinshi bakoraho nko gusenga nkumva nyine byari bikwiriye pe wahita yandika wenyine akavuga ngo ntabwo turasenga. Nabona ukuntu nyine nkavuga ati ubwo wasanga ari njye munebwe nyine akabihagararaho habe n'ubwo groupe yose yavuga ngo turarushye aravuga ati ariko murushye iki nimuze dusenge. Babivuze ibyo gusenga sindi babisubiremo. Uwo munsi turara hano nabivuze gutyo turasenga hanyuma icyumweru cya mbere mu mutima wanjye numvaga nta minsi asigaje. Icyumweru cya mbere kirashira buriya ntugira ngo nahise nagira kugira ubwoba ndavuga ati ndikarakashije mfata mikoro ndavuga ngo dusenyere ubwo mwana agende. None icyumweru cya mbere kirashize cya kabiri kirashize narabibaraga pe mu rugo nkavuga ngo ndashaka ko agenda narabivuze kuri ya sinabyeretswe ariko nibyo umutima wanjye washakaga tubisengera turi benshi twabisengeye hafi. Icyo gihe nagize n'amahirwe nari muhagaze uruhande baravuga ngo dusengerane ndongera n'ubundi nibyo nasengeye na nyuma nkomeza numva mfite isoni z'ibyo navuze kandi nkabona umuntu aracyahari kandi mu by'ukuri sinari nahantu ahubwo ni kwa kuntu uvuga ikintu mu bantu benshi kuvuga ati sinzi uko babifashe ariko gusa niba ari Imana yabishatse ko tubivuga bizakoreke. Uyu munsi rero nari nabonye konje sinakoze nari ndyamye nkuraho telefone hanyuma mfunguriye telefone ni message nabonye nishimye sinzi ukuntu
nahise mvuga ngo nahise mbyuka ndavuga ati ikintu cyose gishobora kuba kineye ubunebwe ndaza hano nshima Imana ko yabikoze. Umva igutuye umutwaro wasanze umuryango, ariko nanjye ni umutwaro ko nahoraga ndemerewe n'ibyo navuze. Ni ukuri Imana ihimbazwe, Imana ishimwe, sinzi ukuntu nabivuga, ariko nabivuze kubera ko numvaga ikintu cyonyine gishimisha umuntu ni ukuba ari kumwe n'umuryango we. Ibi byose ni byiza ko tukugira, ni byiza ko ziriya mbaraga zawe tuzigira, ariko ntidushobora kuzuza ahantu umuryango wawe ushobora kwicara. Turashimye Imana, simbabaye habe bya bindi sinzi, kubera ko nshimishijwe y'uko ugiye. Ibyo wakoraga ni byiza, ariko uru rusengero ntizigera rubura umuririmbyi. Hazaza undi, haza undi, kandi Imana